abanyamadini nibo bagomba bo ubwabo kwiyirukanira umwuka wera, bakirukanira Yesu, bakavuga ati ndaje ngo urugero. yego, uba amadini hafi ya yose wenda duhere n'aha mu Rwanda afite ibibazo, sibyo? Afite ibibazo. Nugenda ukajya nko mu Basilamu bo nta nubwo bemera Yesu, ariko uzasanga bafite ibibazo. Urabizi mu bihe byashize n'Abayisilamu bafunzwe, urabizi. yego, Biriya ni ibibazo. yego, Nugenda ukajya mu Bametodiste ubu rurashyiditse hagati y'umushumba mukuru w'Abameta n'abayoboke b'iryo torero, barimo gupfa amafaranga. Kaminuza ngo y'Ikibogora, sibyo? Rurarimbanije, wenda tuzabikorera ikiganiro cyabyo, sibyo? Ibyo ni ibimenyetso by'uko nta mwuka wera ukiri mu madini. Yesu yaragiye, baramwibuka. Nuza ukagera muri ADP, niryo ryari itorero ngira ngo naryo ubwaryo ryiyemeraga, wanavuga nabi Yesu bakaba baguhirika, sibyo? Ngira ngo naryo ubwaryo rivuga ko ryayobye, ririmo kuvugurura ibintu ngo rirebe ko ryajya ku murongo. Uwo murongo bashaka kujyamo ni uwuhe? Ubundi idini, sibyo? Ubundi idini riba ryiza iyo ritangira, uranyumva neza? Iyo rigiye gupfa rero riva mu murongo ryatangiriyemo rigafata undi, sibyo? Ubundi idini ni nk'igihugu cy'u Rwanda. Ubu u Rwanda rufite imbibi, rufite ubuso kilometero kare 20,000 na bingahe? Kira ngo ni na binaha mu Rwanda na 6. Rufite ubuso kilometero kare 20,000. Ni ukuvuga ngo bashyiraho igisirikare kirahirira kurinda, sibyo? Ubusugire bw'izo kilometero kare. Niyo wakuraho n'urwara bakurya, sibyo? Niyo waza ugatera intambwe ntabwo wayitwara. Hamenekana, hapfira n'abasirikare ibihumbi byose bihari, hakarukirizwa n'abandi. Ariko iyo ntambwe yahanzwe n'abahanze u Rwanda, bakavuga ati naharugarukira, aha ni Ubugande, naharugarukira, hariya ni Kongo, naharugarukira, aha ni Uburundi, naharugarukira, hariya ni Tanzania. Ni ukuvuga ngo urwo Rwanda rurimo aho hagati hari imbaraga zikomeye zigomba kurinda ibyo birometero. Mu gihe idini rero ryicaye rikabona imbiba bazikase nabi, bikaba ngombwa ko basubiramo imbibi, ubwo iryo dini riba ripfuye. Ubwo ni intambara, ahubwo ubundi abo bantu baba bakwiriye kuva mu iryo dini bakajya gushinga irindi. Niko amadini yabaye menshi. Nawe iyi dini rivuguruye uburyishe, sibyo? Bayitorera byose nabyene mu byujuje ibisabwa rero ntabwo rero yewe nujuje ibisabwa. Uyu munsi abantu bujuje ibisabwa ni abantu batagomba kwemera gusenda Kristo, bakamwirukana batagoranye. Ubu rero umukirisitu uzi ubwenge arakurikira Yesu, kandi gukurikira Yesu please gusohoka. Kuko urumva, niba ngewe ndi iwawe mu rugo ukaba ucumbikiye mama wambyaye, ngewe nkazi iwawe nkurikiye umubyeyi wanjye, nkahamara amezi 4, bikaba ngombwa ko wirukana umubyeyi wanjye, nawe tayari, ubwo nzasohokana na mama cyane. Nzasohokana, uzahasigara uvuga na mama. Nzasohokana na mama. Ibintu birakomeye. Tereko kitabaza kiri kugenda kiva ahacyo. Mu minsi iri imbere umuntu ufite amahirwe nuraba atari mu idini, kuko ahantu hakorerwaga imirimo yo kweza, niba hari gukorerwa imirimo yo kwanduza, ubwo urumva sibyo? Ubundi umuntu yajyaga mu iteraniro ry'abera akezwa, afite inzara n'inyota yo kwezwa. Mugira umwete wo kwezwa. Yego. Niba rero muri dushe ariho hari umwanda, ubwo muri dushe turacika. Hagakwiriye kuba ari dushe, kuko urumva mu rusengero cyangwa mu madini n'ahantu abantu bagakwiriye kwezwa. Yego, n'abashumba bahayoboye bo ubwabo bari gukora divorce.
bo ubwabo ni abajura barimo kwiba abantu. Urumva bya bintu batubwiraga duherutse kuganira, harambwira ati rero pasiteri nyamara ati impande ishobora kuba yaravuze ati itorero ryaragiye, nise ngasigara ni ngasigara se, ati nyamara ati bajyaga batubwira ko itorero nirigenda ati hazabaho ibihe bikomeye, ati niba abagore bakica abagabo, ati ibintu byika, ati iyo ndebye ibintu biba biri kuba rero, ati hari igitorero ryaba ryaragiye, ati nareba n'ibintu biri kutubaho, yego ati biri kutubaho no mu nsengero ukareba uburyo abantu ari akarengane, ati tugomba twe kuba twacungurwa n'amaraso yacu. Oya nabwo ntabwo itorero ryari ryagenda, ariko iyo urebye ibintu ariko bivugaga wabireba wabishushanya utarasomye utarasomye ngo umenye bizaba iki gihe, umenye igihe umenye ukuntu impande izavuga, umenye abazasiga nuko bizagenda, wavuga utari kwa mugani ko hari n'abantu ntakiri kubona, wavuga ati hari n'abantu navuga ariko se habuze umuntu ugenda atereka da, ati nurize mu gihe cya Nowa ko hagiye abantu 8 gusa, ati niba ari abantu 8 bumvisha imanda ku isi, ati umwe hari yari wo muri Nigeria, undi mu Buyapani, undi mu Bushinwa, ati abandi bose bagasiga, ati twe tukugumya tuko intise kandi inda zizavamo, ati ndase hari umunsi zitavamo. Bayitorera ibyo sinabyene mu byujuje ibisabwa rero ntabwo rero ngewe nujuje ibisabwa. Uyu munsi abantu bujuje ibisabwa ni abantu batagomba kwemera gusenda Kristo bakamwirukana batagoranye. Ubu rero umukirisitu uzi ubwenge arakurikira Yesu, kandi gukurikira Yesu please gusohoka, kuko urumva niba ngewe ndi iwawe mu rugo ukaba ucumbikiye mama wambyaye, ngewe nkazi iwawe nkurikiye umubyeyi wanjye, nkahamara amezi 4 bikaba ngombwa ko wirukana umubyeyi wanjye, nawe tayari ubwo nzasohokana na mama cyane, nzasohokana uzahasigara uvuga na mama, nzasohokana na mama. Ibintu birakomeye emi. Nguhaye ikaze wowe dukurikira mu biganiro byacu, turagushimiye wowe wakoze subscribe ugakora like ndetse na comment, kuko ni by'ingenzi. Wowe uri muri diaspora nawe utari muri diaspora turagushimiye kuko ureba ibiganiro byacu ndetse ukabikurikira. Kuri kamera ndi kumwe na Byishimo umeze neza? Na amahoro turashima Imana. Nago ngiye kuvanga abakunzi bacu, ariko ni navuga ngo ni nk'inshuti zacu. Uri umuntu gukurikira abakomeye ni inshuti, abari inshuti rega inshuti kabisa. Amakuru tugiye kubaha rero yo kuyoboka, navuga ngo kuyoboka. Amakuru ugiye kubaha ni amakuru ameze ate? Amakuru yo ni menshi, ariko turagaruka kuri gospel talk, turagaruka ku kuyobokamana nyirizina, tuninjira mu idini, kuko buriya idini burya ni ijambo mu Kinyarwanda, tugoragoje mu Kinyarwanda bivuga inzira, ni njia. Burya y'abantu bajyaga mu idini babaga ni nko mu nzira, kuko abantu bari mu idini bakunda kuvuga ko ari abagenzi bajya mu ijuru cyangwa abagenzi bajya ku Mana. Bikaba bivuze ko rero idini ni inzira. Noneho Bibiliya ikatubwira neza ko Yesu Kristo ari we nzira. Bivuze yuko idini ryagakwiriye kuba ricumbikiye, rifasha y'amazi. Idini ryagakwiriye kuba ricumbikiye Yesu, ryagakwiriye kuba rifite Yesu. Noneho uwinjiye muri iryo dini akaba yinjiye muri Kristo. Noneho yaba yinjiyemo akaba ari mu nzira ijya ku Mana. Uyu munsi rero turi kugenda tubona amadini arimo kugenda asezerera Yesu, ari kugenda amusezerera. Mbese amadini ananiwe gukorana na Yesu kuko biragoye, nta kintu kirimo. Amadini arambiwe igihombo, arimo kugenda ategwa no gukorana na Yesu no kubana n'Umwuka Wera. Ahubwo amadini ayobotse isi, kuko isi uyu munsi ifite umuvuduko ukomeye w'ubukungu n'iterambere na za guverinoma. Amadini uyu munsi ariyunze yose, arangije
ajya kugirana amasezerano na za guverinoma y'imikoranire n'imibanire no kunoza icyerekezo kugira ngo ari ababa mu madini bitwa abakirisitu cyangwa se abasilamu cyangwa se abaki ari nabo bahinduka abaturage hanze muri guverinoma kugira ngo aba bantu babumwe noneho abayoboshumba bakuru b'amadini n'abayobozi bakuru b'ibihugu noneho bafatikanye bose mu mujyi umwe gutwara abene bihugu cyangwa se abatuye isi mu mujyo w'amajyambere cyangwa se mu mvugo yumvikana kugira ngo banogereze hamwe imyiteguro yo kwakira umwami w'ikirenga isi irimo kwitegura kwakira mu bihe bya vuba ariwe witwa Antikristo. Yego. Kugira ngo Antikristo rero abone aho yicara birumvikana ni Yesu agomba kuba yahagurutse. Ni nayo mpamvu ubona amadini arimbanyije gusezerera Yesu. Kuko agomba kumusezerera mu nyigisho zayo, agomba kumusezerera mu bikorwa byayo, agomba kumusezerera muri action plan, muri gahunda z'ibikorwa zayo, agomba gusezerera umwuka wera mu buryo bwose bw'imikorere bwa buri munsi, bagatsimbataza porogaramu y'isi irimo ubukungu, imibereho myiza, iterambere n'ibindi bintu nk'ibyo. Cya kintu Yesu ashishikariza abantu ngo bikorere umusaraba, icyo kintu ni cy'Antikristo agomba gutura abantu. Uwo musaraba murashaka kwikorera n'uwiki? Urabizi yuko hari agasiroga abarokore bagira ku buryo muganira akakubwira ngo nshuti y'umusaraba rwose. Noneho mu by'ukuri bo iyo abarokore baganira umwe akabwira undi ati inshuti y'umusaraba, mwumva ari ibintu byiza. Yego. Ariko nyamara isi irakubaza ngo umusaraba ni ikintu cyiza, wowe urashaka kuba inshuti y'umusaraba? Ahubwo tugomba kuba abanzi b'umusaraba. Isi rero iri kugenda iduhindura abanzi b'umusaraba. Ibi nkunda kubivuga cyane. Niyo mpamvu abantu barashaka kugira ngo bitwe abayoboke ba Yesu, ariko badafite indangagaciro n'imwe iranga abayoboke ba Yesu. Ntabwo bashaka kuba inshuti z'umusaraba. Kuko tayari niba wemeye kuba umuririmbyi, urugero, yego, abantu barashaka kuririmba ariko baririmbe bigezweho kandi ni byiza, ariko babe nka ba Celine Dion, babe nka ba Brown, babe nka ba Center, babe nka ba Rihanna. Ntabwo bariya ibintu baririmba bibasaba kujya kubikura mu isi y'umwuka. Oya, bo bajya mu isi y'umwuka, ahubwo bo bareba ibintu bigezweho bishobora gukundwa. Yego. Ariko niba uririmba, wenda byose byo nashaka kuvuga, nashaka kwivugira uburyo amadini arimbanije mu gusezerera Yesu. Yego. Nta wundi muntu guverinoma z'isi zigomba gukoresha kugira ngo igitutu, kuko Pawulo yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo ntabwo Antikristo ashobora kuza umubuza kuza gihari. Ubuza Antikristo kwinjira mu mutima wanjye ni Yesu urimo. Ubuza Antikristo kuza kwima ubwami bwe mu isi ni Kristo. Niyo mpamvu hagomba kubaho rero igihe cyo gusezerera Antikristo. Ubu rero ibi nibyo, kandi ntabwo igisirikare cyakwirukana Antikristo n'ikimuzi. Ntabwo igisirikare cyakwirukana Yesu n'ikimuzi. Ntabwo guverineri w'intara yakwirukana Yesu. Ntabwo ministeri ifite mu nshingano amadini yakwirukana Yesu. Ahubwo abagomba kubikora ni abamucumbikiye. Sibyo? Ni ukuvuga ngo urabyibuka yuko twigeze kugira ikibazo mu Rwanda cy'abacengezi. Yego. Abacengezi babaga bacumbikiwe n'abaturage. Ikintu leta yakoze rero cy'ingenzi gikomeye, ntabwo ari ugufata ingabo ngo barwanye abacengezi cyane, ahubwo habayeho kwigisha abaturage, sibyo, ububi bw'abacengezi. Habaho kwigisha abaturage ibyiza byo kwitandukanya n'abacengezi no kubasezerera mu ngo zabo. Habagaho n'amashimwe y'abantu baranze aho abacengezi bari.
ibyo bintu bakavuga bati ntabwo tuzabubakira amashuri ngo bikunde abashengezi bazayasenya, ntabwo tuzabubakira amavuriro dore barayatwika, ntabwo muzabona amashanyarazi abacengezi bahari. Nyabuneka naba ari n'umwana wawe mubwire aze, nta kintu tuzamutwara. Abasirikare rero ba RDF cyangwa se icyo gihe reka nkoresha izina ngewe ubwo nzi ni RDF, ibyo bya kera ntabwo nanabyibuka cyane nari umwana. Abasirikare ba RDF bafatikanije n'abaturage, abacengezi benshi bishikirije ingabo z'igihugu, abenshi ubu ni abasirikare, abandi ni demobe bari mu buzima busanzwe, abasigaye babuze ubuhumekero bagitsimbaraye ku myemerere yabo, bazinga karago basubira mu mashyamba ya Kongo, igihugu kibona umutekano. Abashatse kurwana baragwanwa baratsindwa. Urumva neza rero, abanyamadini nibo bagomba bo ubwabo kwiyirukanira umwuka wera, bakirukanira Yesu, bakavuga ati ndaje ngo urugero. Yego. Uba amadini hafi ya yose wenda duhere naha mu Rwanda afite ibibazo, sibyo? Afite ibibazo. Nugenda ukajya nko mu Basilamu bo nta nubwo bemera Yesu, ariko uzasanga bafite ibibazo. Urabizi mu bihe byashize n'Abayisilamu bafunzwe, urabizi. Yego. Biriya ni ibibazo. Nugenda ukajya mu Bametodiste ubu rurashyiditse hagati y'umushumba mukuru w'Abameta n'abayoboke b'iryo torero barimo gupfa amafaranga. Kaminuza ngo y'Ikibogora, sibyo? Rurarimbanije, wenda tuzabikorera ikiganiro cyabyo, sibyo? Ibyo ni ibimenyetso by'uko nta mwuka wera ukiri mu madini. Yesu yaragiye, baramwirukanye. Nuza ukagera muri ADP, niryo ryari itorero ngira ngo naryo ubwaryo ryiyemeraga, wanavuga nabi Yesu bakaba baguhirika, sibyo? Ngira ngo naryo ubwaryo rivuga ko ryayobye, ririmo kuvugurura ibintu ngo rirebe ko ryajya ku murongo. Uwo murongo bashaka kujyamo ni uwuhe? Ubundi idini, sibyo? Ubundi idini riba ryiza iyo ritangira, uranyumva neza? Iyo rigiye gupfa rero riva mu murongo ryatangiriyemo rigafata undi, sibyo? Ubundi idini ni nk'igihugu cy'u Rwanda. Ubu u Rwanda rufite imbibi, rufite ubuso kilometero kare 20,000 na bingahe? Kira ngo ni na binaha mu Rwanda na 6. Rufite ubuso kilometero kare 20,000. Ni ukuvuga ngo bashyiraho igisirikare kirahirira kurinda, sibyo? Ubusugire bw'izo kilometero kare. Niyo wakuraho n'urwara babu, niyo bakurya, sibyo? Niyo waza ugatera intambwe ntabwo wayitwara. Hamenekana, hapfira n'abasirikare ibihumbi byose bihari, hakarukirizwa n'abandi. Ariko iyo ntambwe yahanzwe n'abahanze u Rwanda, bakavuga ati naharugarukira, aha ni Ubugande, naharugarukira, hariya ni Kongo, naharugarukira, aha ni Uburundi, naharugarukira, hariya ni Tanzania. Ni ukuvuga ngo urwo Rwanda rurimo aho hagati hari imbaraga zikomeye zigomba kurinda ibyo birometero. Mu gihe idini rero ryicaye rikabona imbiba bazikase nabi, bikaba ngombwa ko basubiramo imbibi, ubwo iryo dini riba ripfuye. Ubwo ni intambara, ahubwo ubundi abo bantu baba bakwiriye kuva mu iryo dini bakajya gushinga irindi. Niko amadini yabaye menshi. Nawe iyi dini rivuguruye uburyishe, ubadeperi riri gupfa. Iyi dini ripfuye rero muri ryo hazukamo irindi, rishobora gukomeza rya zina, ariko icyarimo mbere cyarapfuye, harazutse ikindi gishya. Abacyakira bakabyumvikanaho. Ni nayo mpamvu uyu munsi dufite Kiliziya Katolika. Iriya niyo dini Petero yatangije ku munsi wa Pentekote. Eklezia niryo torero Petero yatangije Yerusalemu, sibyo? Uyu munsi ntekereza ko Petero azutse
akinjira i Roma muri bazilika yamwitiriwe, sibyo? Agezemo yakwiba, yavuga ati ibi ni ibiki, yasanga atari byo. Ubu muri kuko yasize kiliziya y'abatambara amashapure, asiga Mariya adasengwa, asiga abatagatifu badasengwa, asigwa badafite amasengesho yanditse, asiga nta kimenyetso cy'umusaraba gikorwa. Uyu munsi rero aje akicaramo yarira, bakavuga bati ndakuramutsa Mariya, yavuga ati ndapfuye, avuga ati se ni kiliziya? Ni kiliziya. Idini rishobora gukomezanya izina, ariko icyari kiririmo cyarapfuye, icyari muri cyaravuyemo. Yego. Uyu munsi nujya no mu yandi madini afite ibibazo, ariko hari aho bigera noneho noneho ibi bisobanuye iki rero? Yego. Amadini arimo kwitegura kwakira antikristo. Yego. Agomba kwirukana rero Kristo. Nkaba rero kandi amadini twayagiyemo dukurikiranye Yesu, aduhamagaye ngo nimuze kuri Yesu. Niba amadini ubwayo rero yo yiyirukaniye Yesu, ubwo biradusaba ko tuyasohokamo tugakurikira nde? Twayasohokamo amadini tugakurikira Yesu, kuko nawe yarasohotse aragira gute? Kuko aragenda, kuko nta kirimo. Kuko reka nze mubwira ibintu birakwereka yuko amadini arimo kwitegura kwakira Yesu. Iyo tubivuze hari abantu b'abanyamadini bacuramye baza bakaduta. Oya, ni bazajya bakorana neza, ariko namwe musesengure murebe. Bazajya basesengura ubundi. Amadini uyu munsi arimo gukora iki? Nujya kureba amadekorasiyo, barimo kuzanamo bya birango by'abafirimaso, by'abatinganyi, aya mashusho y'umukororombya. Ni ikimenyetso cy'ubwiza. Ikimenyetso cy'ubwiza. Ni ikimenyetso cy'ubwiza. Uzabona amakorari aho aririmbira, uzabona ibintu byose bari kudekora bakoresha ariya mabara atandatu, aba ari atandatu cyangwa arindwi arimo, atandatu cyangwa arindwi mu masikirini yabo, mu marogo yabo, mu madekorasiyo yo mu nsengero, bari gukoresha ruya ruvange rwariya mabara. Abantu benshi batekereza ko ari ibintu bisanzwe, ari ibintu bidafite icyo bivuze. Ariko niba mwararebye umuhungu ejo bundi wari uri kumwe na Aston Hall Kagarara, Ashton Hall, ari kumwe na Aston Hall, ni ukuvuga ngo yafashe idarapo, igitambaro kirimo amabara y'ibendera ry'u Rwanda. Yego nyine. Iyo ubibonye ubona bitafite icyo bivuze, ariko nyamara mu isi turimo, yego, abahaye agaciro igihugu akomokamo, akoresheje rya darapo. Wabonye mu gikombe cy'isi, yego, hagaragaraga idarapo rya Argentina, yego, hakagaragara n'idarapo rya Espagne. Kuki z'Ubufaransa butari buhari? Kuki si rya Amerika naho biriya bifite igisobanuro? Nuko izo kipe ebyiri nizo zatsinze zigeze kuri finali. Amavi yose rero agomba gupfukamira ayo mabara, mukemera ko ari byo birango bikaze byiza, waba ubikunda utabikunda, ibyo birakureba, nibyo bigomba gukorera. Uyu munsi rero abakristo bumva ko gusengera mu rusengero rudekojwe ayo mabara atandatu arindwi ntacyo bitwaye. Ariko ni ukukubwira ngo ubwami bwa antikristo bwamaze kwemerwa, namwe nk'abakirisito mu bwemere kandi mwitegure kwakira antikristo. Abantu bazi ko ngo 666 ngo hazabaho igihe wenda bakajya bajya nko ku kagari cyangwa ku murenge ngo bakazibandikaho, muzategereza muhebe. Sibyi none se ko umuntu ava ku rusengero akubwira ngo nakiriye Yesu Kristo w'umwami n'umukiza, hari uwo wari wabona ahetse mu mugongo ko avuga ngo agakiza nkambaye nk'ingofero se? Hari wari wabona ajya muri sara akabanza kugakuraho ngo bamwogoshe?
kwavuga se ngo ukuri nkwambaye nk'umukandara ubona bisimbura uriya mukandara kwavuga se ngo mfite kwizera ngo kumeze ngo nk'icyuma gikingiye igituza iyo funguye igipesu hari ibyo ubona na 666 izaza mu buryo nuko ahubwo bamwe bamaze kuyitunga mutabizi nuko bamwe bakibwira bategereje kuzabahamagara ngo bayishushanye ubuze umuntu uko akubwira ngo ndi umugenzi ujya mu ijuru nyuma muri kugendana muri kaburimbo muri kumwe mu ndege kandi avuga ngo arajya mu ijuru kandi we arajya mu ijuru ubuze ko umuntu ajya mu rusengero agapfukama ngo ari imbere y'Imana iyo nzu ubona yororeyemo inkoko zitatera amagi iyo sasohotsemo atashye ntabwo mubikamo amatafari n'ibindi bintu yego ariko icyo kintu arema mu bwonko iyo uko kwemera kuba rero isengero zarabyakiriye amabendera y'abatinganyi ari kuzamurwa abahanuzi bari gukubitwa uyu munsi abantu bazi ngo ni ibyoroshye abantu bazi ko ngo ari ibyoroshye abashumba b'amatorero bose reka mbikubwire bose reka mere hano mu Rwanda abashumba b'amatorero bose nta iyo hagize umuntu ushobora guhaguruka ati nimwumve uko Uwiteka avuze umutima uramurya aho kugira ngo himbaze Imana ati turakumva abashumba b'amatorero bose bashyubwoba uhagurutse ukavuga uti nimwumve Uwiteka Imana yo mu ijuru mwaje gusenga arantumye ngo mbabwire ngo abashumba bagira ubwoba batonda umurongo bagatangira kubwira protokole uwo muntu mu mucunge bagatangira kubwira abadiyakoni ni mube maso uwo muntu mu mujyane inyuma ibyo bintu turaje tubyumve nta mushumba ushaka ko Imana ivugira mu rusengero rwe mu ruhame nta mushumba ukeneye ko Imana ivugira mu rusengero rwe barashaka kugira ngo ivugire mu gikari havuga ibindi bintu bitari Imana ariko nabyo bivuga noneho bamenyereza abakirisitu n'abakirisitu bazageraho bamenye ko koko ibyo nabyo ari Imana muri iki gihe murabona haje iterambere hari za kamera hari ikoranabuhanga ntabwo abantu bakomeza guhanura nk'uko kera bahanuraga ntabwo twatuma Imana ikomeza ibyo bintu by'ubuhanuzi niba hari uw'Imana yagendereye ajya dusanga muri biro tubanze twumve ko ntacyo biri butware ko bitari buze guhungabanya ituze rya rubanda hatagira umuntu uhanurira undi ugasanga murondoyeho ibyaha none umuntu ibyaha ko aba yarabikoze akamusebya ibyo bintu sibyo barimo gutoza abantu kuba abatesi ntabwo ari abatesi bari gutoza abantu kwakira indi Mana noneho bakababwira ko ya yindi ya mbere ariyo irimo guhindura imikorere noneho muyakire rero iyo wagize umuntu uzamuka rero muri ya Mana ya mbere baravuga batoya iyi ni shitani Imana ya mbere bizeraga yabaye shitani noneho Imana ya yindi barwanyaga bayinyujije inyuma mu gikari bayinyuza mu irembo rya ya yindi noneho barayibazanira ibi ni by'Ahabu na Yezebeli bakoze bageza ku rwego bumvisha Abisiraheli yuko Bayali ariyo Mana abari abatambyi b'Uwiteka bose bahinduka abatambyi ba Bayali niyo mpamvu ubona ubu birimbanije kwirukana abatambyi bose b'Uwiteka ntabwo bujuje ibisabwa birumvikana sibyo ijambo ibisabwa ni ikintu kigari birasabwa ibisabwa kuvuga ngo ntabwo umuntu yujuje ibisabwa ni ikintu kigari kinini ibisabwa bishobora kuba ari n'iryinyo rihongoyeho ibisabwa birasaba kujya kurihongora ibisabwa ashobora kuba ari no kuba wenda urya inzoka ibisabwa abantu bazi ko ngo ari amashuri gusa ibisabwa abantu bazi ko ngo ari teoloji gusa wujuje ibisabwa mu bisabwa harimo no kuba ushobora kwemera impinduka
no kwemera zitegura kwakira uyu mwami mubi witwa antikristo mu bisabwa. ese weho Emi, sibyo? Weho Emi wakwemera yego gusezeranya umugeni w'umuhungu n'umukobwa, abahungu babiri, wabyemera? mu bisabwa ko biri urabyemera? Uremera ko wasezeranya abakobwa babiri bakajya mu burenganzira bwabo bahabwa n'uburenganzira n'ibi bintu onibyemera? Umuryango w'abibumbye, Amerika ikabyemera, Ubufaransa bukabyemera. Reka nze nkubaze, n'ibi bintu Amerika ibyemera, Ubufaransa bukabyemera, Ubwongereza bukabwemera, Ububirigi bukabyemera, Ubudage bukabyemera, Esipanye ikabyemera, Ubuholandi bukabyemera, sibyo? Iyo ni ya mitwe ikaze. Abangaba aya niyo mahembe manini, niyo mitwe minini, niyo misozi miremire antikristo agomba kwamamarizaho ibikorwa bye, ndetse n'utundi duhugu twose tukabikora. Mu bisabwa rero, ese Pasiteri Emi nitumuha paruwasi yego ko mu minsi iri imbere tugiye gusezeranya abagabo babiri, azabyemera? Ntabwo bisabwa nuba wuzuye umwuka wera ntabwo uzabyemera. none navuga ati icyo kintu kuri njye sinyizereramo, sinyumvamo. Ubwo mu bisabwa ntabwo ari ngombwa kubivuga. baba bafite none se ntabwo uzi Yesu yahuye nande se? Yesu yahuye na wa mugabo ngo wabaga mu irimbi, ari urwaye abadayimoni, barebanye bo baramenye. Yesu yamurebye ngo yabonye Yesu gusa Yesu amurebye. Yesu n'umuntu yari yasanzwe babisi, bose bararebanye, baba abadayimoni baba na Yesu baramenyana kuko barabanye mu ijuru, sibyo? Ndetse mureba banga uranshaka iki? Noneho abadayimoni baravuze ati uradushaka iki kandi ko twagusize mu ijuru, ugarutse no kudushaka ahangaha uratubaza iki? Yesu aravuga ati se muri bande? Ariko si uko yari abayoboye, yari ukugira ngo natwe tuzabaho tuzamenye abo bantu. Avuga ati twe turi ingabo. Ati ingabo zihe? Ingabo. Noneho tubabarire rero, were kuturimbura, ahubwo twohereze ku gihe cyo kurimbuka cyacu ntabwo kiragera, twohereze muri ziriya nguru tube twibereyeyo. Yesu ati mumuvemo, bamuvamo. Bamuvamo, wa mugabo arabohoka ngo bamuca inzara. Abantu ngo bamubonye mu giterane yicaye hagati mu bigishwa ngo baratangara cyane. Uyu munsi rero ntabwo Satani ashobora guhangara kuraza abantu mu irimbi. Niyo abajyanyeyo, abajyanayo ninjoro gukora iby'ubumashi. Ariko ntabwo yafata umuntu w'umugabo Shitani uyu munsi ngo amuteshe umutwe ngo amuhoze mu irimbi, kuko abantu bamukuriye bakamujyana Indera n'ahandi mu bigo bisanzwe. Shitani rero uyu munsi avohesha abantu ibyo bizira. Ukabona umuntu n'umuntu w'umugabo ariko ngo ni umutinganyi, ukabona rwose umuntu w'umugabo ariko ugasanga n'ibindi wenda ntashobora kuvuga. Ni ukuvuga ngo rero abo bantu ba Yesu barabareba bakabamenya, bamara kubamenya bakavuga ati uyu nguyu ntabwo twamwemera, agomba kuvamo. Nk'ubu nkanjye ntabwo wamfata ngo itorero ngo bikunde, ntabwo barima, kuko ntabwo nazashobora, ntabwo nujuje ibisabwa, kuko ngewe umpaye itorero, kuko nushaka kuvuga kandi umpaye itorero ni ugucamo gurupe. Niba ari abakirisitu 200 ni ukubacamo gurupe z'amasengesho kugira ngo dusengere igihugu, dusengere itorero, dusengere isi. Ubwo uko ni ugusenya ubwami bwa Shitani. Umpaye itorero sibyo, ni ukwigisha abakristo kwera imbuto zikwiriye abihanye. Umpaye itorero ni ukubwira abakirisitu ibintu bizira. Umpaye itorero ni ukubwira abakirisitu ati bimubyemera tukicamo imitwe kugira ngo tujye kunyaga Satani abantu. Nago rero abantu baze kuri Yesu bihane, batura ibyaha, bababarirwe, babatizwe, sibyo? Ubwo waba umpaye itorero ni ukubwira washiraho ikiturisho cy'abakene n'ikipfubyi n'abapfakazi bikaba ibiturisho bitatu kandi ibyo ntabwo byujujwe mu bisa. Noneho rero ibyo ngibyo umpaye itorero hari ibyo ntakwemeranye, ntabwo iyo dekorasiyo nkinjiramo.
yinjira mu bw'abadiyakoni biriya bintu mubimanure mu bitwike, sibyo? Niba nta yindi myenda mufite mubirekera, sibyo? bikureho, dusiga irange gusa ry'umweru cyangwa dusengere ku gikuta, dusengera aho ngaho, sibyo? Nta itorero ibyo sinabyemera. mu byujuje ibisabwa rero ntabwo rero ngewe nujuje ibisabwa. uyu munsi abantu bujuje ibisabwa ni abantu bagomba kwemera gusenda Kristo bakamwirukana batagoranye. Ubu rero umukirisitu uzi ubwenge arakurikira Yesu, kandi gukurikira Yesu please gusohoka, kuko urumva niba ngewe ndi iwawe mu rugo ukaba ucumbikiye mama wambyaye, ngewe nkazi iwawe nkurikiye umubyeyi wanjye, nkahamara amezi 4 bikaba ngombwa ko wirukana umubyeyi wanjye, nawe tayari ubwo nzasohokana na mama cyane, nzasohokana uzahasigara uvuga na mama, nzasohokana na mama. Ibintu birakomeye ibintu birakomeye. Naho butaha mu bindi biganiro ibintu birakomeye, ariko ibintu birakomeye, ibintu birakomeye. Abantu bari kuririmba, abantu bagasenga, ariko nyamara igitereko kitabaza kiri kugenda kiva ahacyo. Mu minsi iri imbere umuntu ufite amahirwe nuraba atari mu idini, kuko ahantu hakorerwaga imirimo yo kweza, niba hari gukorerwa imirimo yo kwanduza, ubwo urumva sibyo? Ubundi umuntu yajyaga mu iteraniro ry'abera aji akezwa, afite inzara n'inyota yo kwezwa, mugira umwete wo kwezwa. Yego. Niba rero muri dushe ariho hari umwanda, ubwo muri dushe turacika, hagakwiriye kuba ari dushe, kuko urumva mu rusengero cyangwa mu madini n'ahantu abantu bagakwiriye kwezwa. Yego, n'abashumba bahayoboye bo ubwabo bari gukora divorce, bo ubwabo n'abajura barimo kwiba abantu. Urumva bya bintu babwiraga abantu ngo bareke, uyu munsi bari kubabwira ati ni hambere, hari hambere ngo hari n'abashumba ngo barwaniye amaturo. Ntabwo ibyo mbizi, n'ibyitari ibyo bizaza. Erega barwaniye amaturo, ntabwo icyaha baba bakoze cyaba ari gito, cyaba ari gito. Erega ibintu mwitwa ibi bintu bita ibyaha bigaragara byo kurwana, gutukana, kwiba, gusambana, ari by'abantu bakoze, byaba ari ibyaha bito. Ahubwo ibyaha bikomeye ntabwo ibyaha byo gutuka umwuka wera, cyangwa se ni ibyaha byo guhindura imyemerere, ni ibyaha byo kuzirura ibyaziraga, ni ibyaha byo kwirukana ubuntu bw'Imana mu rusengero, ni ibyaha byo gufata abantu aho kugira ngo bagire abantu ba Yesu bakabagira abantu babo. Uzatinye umuntu ufata abantu. Yesu yaravuze ngo muhindure abantu baba bigishwa banjye, ariko uyu munsi abantu bari guhindura abantu kugira ngo baba babo, ati bari abantu n'abanjye, abantu n'abanjye. Birababaje rero, ariko tuzakomeza kugenda tuvuza impanda uko Umwami Imana azajya agenda adutiza. Hari igihe mbona hari wenda twarasigaye. Oya, hari umuderutse kuganira, harambwira ati ro paseri nyamara ati impanda ishobora kuba yaravuze ati itorero ryaragiye, nise ngasigara ni ngasigara se, ati nyamara ati bajyaga batubwira ko itorero nirigenda ati hazabaho ibihe bikomeye, ati niba abagore bakica abagabo, ati ibintu byika, ati iyo ndebye ibintu biba biri kuba rero, ati hari igitorero ryaba ryaragiye, ati nareba n'ibintu biri kutubaho, yego, ati biri kutubaho no mu nsengero ukareba uburyo abantu ari akarengane, ati tugomba twe kuba twacungurwa n'amaraso yacu. Oya, ndabwiye ntabwo itorero ryagenda, ariko iyo urebye ibintu yarabivugaga wabireba wabishushanya utarasomye, utarasomye ngo umenye bizaba iki gihe, umenye igihe umenye ukuntu impanda izavuga, umenye abazasiga nuko bizagenda, wavuga utari ko wamunga niko. Hari n'abantu ntakiri kubona, wavuga ati hari n'abantu ntakiri navuga ariko se habuze umuntu ugenda atereka da, ati none se mu gihe cya Nowa ko hagiye abantu 8 gusa, ati niba ari abantu 8 bumvisha impanda ku isi, ati umwe hari yari wo muri Nigeria, undi mu Buyapani, undi mu Bushinwa, ati abandi bose bagasigara. Ati twe tukugumya tuko intise kandi zizavamo, ati ndase hari umunsi zitavamo.
Emireka nawe ubutaha mu bindi biganiro